murakaza neza. Ni Padiri Fabien Hagenimana. Yego. Ndi père du foyer hano muri foyer de charité ya Remera Ruhondo. Mbahaye ikaze muri sanga cyane kuri iki gicaniro cy'urukundo. Ngewe hari igihe nageze mbona yuko natawe natereranywe, kandi ibyo mbifitiye fact. Niba abo mwahuriraga mu kiliziya kubera ko wahagaritse kujya mu kiliziya, bose bagahita bahinduka abanzi bawe, ku buryo wagira n'ibyago ntihagire umuntu uza kugutabara. Bakunzi ba televiziyo icyaha gihire, mboneyeho no kubamenyesha ko icyaha gihire ryari izina ry'iripagani, ubu ngubu irigezweho n'Emi Promedia. Rero Kristo Yezu akuzwe, turabasuhuje aho muri hose mu madiyoseze atandukanye ndetse n'amaparuwasi biri mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cyacu dukunda, n'abari muri diaspora turabasuhuje cyane cyane muri Amerika. Muratureba abarundi n'abarundikazi, muradukunda, n'abafaransa bo mu Bubiligi, mwese aho muri kwisi hose tubifurije amahoro y'Imana. Uyu mugoroba murabona ko turi ahantu heza cyane, ahantu mu biro hari n'ibitabo byinshi cyane. Murabizi ko hari ahantu handitse ngo il faut craindre l'homme d'un seul livre, cyangwa sinon ripatetwa. Twajyana hari ibitabo byinshi, none ariko hejuru ya byose twasuye umuntu wasomye ibitabo byinshi, wa mupadiri mukunda cyane Dr Fabien Hagenimana. Twamusanze iwe mu rugo mu biro bye, aho bwa bumenyi bwose na bwa buhanga na rwa rukundo aho abicurira. Tumusanze muri laboratoire ye, murabona ko nyine ibikoresho birimo ibitabo, amadictionnaire, amamashini, internet byose. Ariko by'umwihariko namusuye ndi kumwe na Bibiane Manishimwe, umuririmbyikazi mugenzi wacu ndetse n'umukristo kazi mugenzi wacu. Murabizi kuri no mihanda ibibazo byinshi z'iminsi bihari, abantu benshi baramwanze, bamuri muvinga ku mbuga duhuriro za WhatsApp, ndetse n'indirimbo ze zirahagarikwa. Twasuye Padiri Dr Fabien Hagenimana ku gicaniro cy'urukundo foyer de charité Remera Ruhondo. Reka twumve uko bigiye kugenda. Bibiane n'ibibazo muzi yahuriye nabyo muri no mihanda, noneho ku gicaniro cy'urukundo foyer de charité Ruhondo Remera kwa Padiri Fabien Hagenimana. Tugiye kubaha umwanya baganire, twumve ikiraza kuvamo, icyo turakurayo ku gicaniro cy'urukundo. Murabizi ko muri iyi mihanda twari twararubuze urukundo, njye na Bibiane, katwumve icyo tugiye kuhavana. Ni nayo mpamvu uru rukundo rw'abana b'Imana rwamvanye iyo bigwa nkaza ku gicaniro cy'urukundo foyer de charité hano Ruhondo. Iyo hageze mu by'ukuri ubona urukundo rugenda, niko kuri uhabona urukundo mu bahari, ubabonamo urukundo, kandi ubona urukundo rw'Imana mu byo yaremye ahangaha muri foyer de charité hano i Ruhondo. Iyo witegereje ibihari iby'Imana yaremye, ubwiza ni ibintu birenze imyumvire ya muntu. Ariko noneho ikirenze, abari muri uru rugo ndabihamya bafite urukundo rero ruva ku Mana. Ariko abantu benshi bavuga Imana bakavuga n'urukundo rwayo, ariko akakanagira ngo ngatindeho. Urukundo rw'Imana, nta wagira urukundo rw'Imana atazi Yezu Kristo, kuko Yezu Kristo umwana w'Imana niwe wabaye icyitegererezo cyo gukunda. Kuko yakunze urukundo rwitanga, atanga ubuzima bwe kugira ngo aronkere abatuye isi bose agakiza, cyangwa se abaho ubugingo bw'iteka. Naho ubundi twari dupfuye nabi mu maboko ya Sekibi, yaradufashe. Hagombye rero igitambo kimwe rukumbi kizima kidukura mu bubata bwa shitani, kidukura
mu bubohe yari yaratuboshye. Urwo rero urukundo turarufite kandi ndabihamije cyane cyane muri twe twembi. Rero numva ntako nashaka gukosora kuko nyine murabizi ntago akantu kancika gutyo ngo nkareke kagende reka kuko buriya ni byiza. Uvuze ngo nta rukundo dufite ni nkaho nabambyemeye ngo twabuze urukundo. Habaho interpretation nyine ishobora kuba simbizi. Ubwo wowe wari ufite aho bihereye ko bijya bibaho ko umuntu agutuka, umuntu akakwirukana aho mwari muhuriye. Ibyo nibyo bikorwa ngira ngo wavugaga yuko urukundo hari aho rukonje, ariko humura rujya rukonja rukongera rukabyuka. Rero ntizinge mu magambo, nagira ngo nk'umwanya umuyobozi w'uru rugo kugira ngo atwakire. Nizere ko nafashe umwanya munini. Murakoze. Murakaza neza. Ni Padiri Fabien Hagenimana. Yego. Ndi Père du foyer hano muri foyer de charité ya Remera Ruhondo. Mbahaye ikaze muri sanga cyane kuri iki gicaniro cy'urukundo. Nukuri urebye ukuntu tunezerewe, naye nubwo mutamubona ari inyuma ya kamera aranezerewe. Ahangaha murabona ndanezerewe, Padiri aranezerewe, umuyobozi w'uru rugo. Nukuri ntago ari ibyo turi gufenta, turanezerewe. Rero ni igihamya ko dufite urukundo rw'abana b'Imana. Urukundo rw'abana b'Imana rero nkunda ijambo ry'Imana na Padiri arabizi. Nkunda ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo icyo akora bamwemeye bakamwizera bose ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ngabo ntago babaye abana b'Imana kubwo kubyarwa nk'uko tuba abana ba runaka kubwo kuvuka kubw'amaraso, oya, ahubwo twabaye abana b'Imana kubwo kuvuka kubw'amaraso ya Yezu Kristo yasheshwe. Twahindutse abana b'Imana. Kwizera Yezu Kristo rero biduha kuba abana b'Imana. Kumwemera ni kimwe, ukagerekaho kumwizera, noneho kubyamamaza ni akarusho, kuko iyo umumenye ukamwihererana abandi nabo baramukeneye. Yego. Ubwo rero nihuse hano twahageze, mwaduhaye ikaze, twanezerewe kandi nkuko mubibona biragaragara no ku maso yacu, ari nge ari na Padiri biragaragara. Rero twaganiriye byinshi, ariko hari ibyo namwe twabavunguriraho kugira ngo mumenye urukundo rusendereye rurangwa mu bana b'Imana. Peu importe ibyaba biri badahuje, ariko abana b'Imana bahora bakundana. Abana b'Imana barakundana, nubwo buri wese yanyura mu nzira ye kugira ngo amenye Imana. Icy'ingenzi, ushaka Imana wese aba agomba kugirana rwa rukundo rw'abana b'Imana. Aho wanyura, inzira waba urimo kunyuramo, uba ugomba kugaragaza ko ufite urukundo rwa Yezu Kristo. Rero ni muri urwo rwego nihuse simbarambire, nago mbikunda kurambirana. Ndashaka kujya ku cyo nifuza kubavunguriraho uyu munsi. Icyo nifuza kubavunguriraho rero ngewe ni ukuri ndashaka gushima. Nyuma yo gushima ariko nkaza no kugira utubazo duke turi general nza kubaza umuvandimwe, reka mbivuge gutyo, turabavandimwe se. Yego. Noneho rero icyo nshaka gushima, ndashaka gushima urukundo rurangwa muri foyer de charité nk'uko izina ryaho ribigaragaza. Ntago ari izina gusa, kuko abantu bajya batoranya amazina ariko ugasanga adahura n'ibibera ahantu, cyangwa se n'igikorwa runaka bitiriye iryo zina. Ariko ahangaha foyer de charité ndetse n'umuyobozi wayo ndabihamije imbere yanyu mwese, nzi yuko Emipro Media irebwa n'amahanga yose. Abumva ururimi rw'ikinyarwanda benshi barayikurikira. Rero ndashaka kubibahamiriza yuko aha hari urukundo rw'abana b'Imana, by'umwihariko ku muyobozi w'uru rugo.
ibyo ndabivuga nshingiye yuko mu minsi yashize mwagiye mwumva ibintu byagiye bimvugwaho byinshi bitandukanye. Ku mihanda baravuga ngo ni saga, hagiye haba saga zitandukanye. Bibiane byagenze gutya, Bibiane yavuze ibi, Bibiane. Abantu benshi rero bagafatira hejuru ibivugwa hanyuma bakataka. Rero ni byiza kurwana ishyaka, ariko cyane cyane icyo nagira ngo nsaba abantu, burya kurwana ishyaka rya Kristo ni byiza cyane kuruta kurwana ishyaka ry'idini, kuko abayahudi barwanya ishyaka. Cyane cyane uwo twavuga warwanya ishyaka ry'idini ni Sawuli, ariwe waje guhinduka Pawulo. Icyo gihe rero yarwanaga ishyaka ry'idini kandi yibwira ko ari gukorera Imana. Rero bakristo bene data, mwisuzume neza, natwe twisuzume, nanjye nisuzume, twese dukore auto evaluation, turebe uburyo tugenda mu nzira ya Kristo twiyemeje kugendamo, kubera yuko usanga abantu benshi barwana ishyaka ry'idini ariko bakirengagiza kurwana ishyaka rya Kristo. Urwana ishyaka rya Kristo rero agendera mu ivanjiri. Bimwe rero mu by'ivanjiri yatwigishije ni ugukundana, kandi urukundo rutagira imipaka, urukundo rukunda yewe n'uwo wita umwanzi wawe. Yezu yarabivuze kenshi. Rero urwo rukundo igihe cyarageze ndubura ahantu henshi hatandukanye, cyane cyane ndubura no muri benshi bihaye n'Imana, nabivuga gutyo. Ariko ubwo wenda niko nge nabibonye, kubera yuko kubera kwa kurwana ishyaka ry'idini, ariko bagasa nkaho batsikiye ku kurwana ishyaka rya Kristo. Aho rero niho nagira ngo duhagarare gato dutekereze. Rero niho nari mpereye mvuga yuko ntago ari bose batsinzwe. Oya, hari abantu burya Imana yizigamira mu bihe byose, mu mage yose, mu bihe bikomeye abantu banyuramo, hari abantu Imana izigama. Abakristo, hari abakristo bigaragara koko bamenye Kristo, kandi ni benshi. Nubwo tujya tugira ngo ni bake, burya baba ari benshi, ahubwo ntago nyine bagaragara, baba barimwe. Kandi ikiza cyabo disina nubwo biyamamaza, babikora bucece, ariko ndabihamya yuko muri abo bantu bacengewe n'ivanjiri bakagenda mu mujyo w'ivanjiri, uyu mubyeyi arimo, kuko yambaye hafi, amba hafi mu gihe nabonaga natawe, natereranywe. Ntago nje kubisubiramo, ngewe hari igihe nageze mbona yuko natawe, natereranywe, kandi ibyo mbifitiye fakte. Niba abo mwahuriraga mu kiliziya, kubera ko wahagaritse kujya mu kiliziya, bose bagahita bahinduka abanzi bawe, ku buryo wagira n'ibyago ntihagire umuntu uza kugutabara, ku buryo wagira ikibazo runaka ntihagire umuntu n'uyu n'umwe wakugeraho, kandi nyamara avuga yuko azi urukundo rw'Imana. Rero uyu mubyeyi we iby'ivanjiri yigisha yabigendeyemo, ariko urumva afite aho avoma, hiyongera kuho abandi bose bavomeye hamwe muri iyi foyer de charité. Ubona ko ari igicumbi cy'urukundo. Reka wenda mbe ndekeye aho kumushimira, kubera yuko nabwo abantu nk'aba ntago bakunda gushimirwa, baba bumva Imana ariyo ikwiye gushimirwa. Ariko burya Imana imbere turayishimira kuko ariyo ibashoboza ibyo byose. Ku bwa muntu ntago bishoboka, ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Rero Padi, ndagushimiye, kandi uhagarariye abandi benshi. Nabonyemo imbuto z'umushumba
mwiza. Umushumba mwiza ni Kristo. Rero abashumba b'intama nabo baba bakwiye kugera ikirenge mu cyaba mushumba rukumbi umwe ari we Yezu Kristo, naho byaba bisa naho intama yaba yazimiye, akaba yakwigana wa mushumba umwe rukumbi mwiza, agasiga 99 akajya gushaka imwe yazimiye. N'urwo rukundo rero wankuruje ineza, nisanga naje kubasura kandi nanezerewe. Murakoze cyane. Yego. Rero ubwo kwari ukubashimira. None se muranyemerera ko mubizi nkunda kubaza muranyemerera nze kugira ibibazo bike biri rusange nababaza? Wabaza rwose nta kibazo, ariko nyine nkuko nawe wabigarutseho, buriya tujye dushimira Imana, niyo mugenga, ni nayo soko y'ibyiza byose, ni neza. Kuba hari abantu ushobora kunyuraho ntibakiterere hejuru ngo bumve ko bakomeye, batazaba nka ya hene bise mutamu ikirirwa itarishije. Ubwo rero ndashimira Imana ko hari ikintu kizima wabonye mu mubano wanjye nawe cyavuyemo, kandi Imana izahore dukomereze izo ntege kugira ngo uko tubanye nk'abana b'Imana tutakurwa umutima n'ibibazo duhuye nabyo, ahubwo dukomezanye kandi dufashanye, kuko nicyo kiranga abana b'Imana. ni uko urukundo rw'Imana turirimba rwagombye gusakara nabo tubana nabo naho turi, aho kugira ngo birwe bavuga bati ariko bariya basenga Imana zahe, ko tubona imibereho yabo n'uburyo babanye n'abantu, n'uburyo yitwara mu bibazo, n'uburyo bakira abo batavuga rumwe, bihabanye n'icyo baririmba. Ubwo rero niba hari ikintu kiza wabonye, Imana ibishimirwe. Yego. Ibibazo rero wabibaza nta kibazo, nimba ishobora ndasubiza, nibinanira nawe urabyumva wirwarize. Oya nago byabananira nkuje n'ubwenge bubitse hari inyuma, kandi mpamya yuko bwinjiye mu bwonko bwanyu. Ndabizi neza burya umuntu wagiriwe icyizere cyo kubazwa nuko aba afitiwe icyizere cy'uko ari buze no kuba yatanga ibisubizo. Rero ndabyizeye, ariko tutari twagera kure. Abantu kuri izi mbuga nkoranyambaga ndabazi, bashobora kwibaza bati kuki mwatangiye mudasenze. Ariko nagira ngo mbabwire ngo kuva nagera twasenganye n'ubu mukanya, ahubwo reka tugere vuba twongere tujye gusenga. Ahangaha ibyo byose urumva biva mu isengesho. Rero mutagira ngo nago twasenze twiriwe dusenga, n'ubu turi mbese aha ni mu isengesho. Urukundo rero ruva mu isengesho mw'abantu mwe rwose. Noneho rero nako nagira ngo bataza kwibazaho. Noneho ndashaka kubabaza ku ngingo imwe iri muri Kiliziya abantu wenda badasobanukiwe, kugendera hamwe cyangwa se synode sur la synodalité, niba ariko babivuga mu Gifaransa. Yego. Synode muri Kiliziya ugira ikitubwiraho. Ese ko twumva ngo kugendera hamwe biba bishatse kuvuga iki? Ngiye ndagira ngo wenda mbarize ari njye ubwanjye, ari n'abandi wenda baba bumva ibintu uko bitari bijyeho umucyo. Kugendera hamwe, urugendo rwo kugendera hamwe bivuze kugendera hamwe kw'abari muri Kiliziya gusa, cyangwa ni ukugendera hamwe n'abari hanze yayo? Nk'uko ngewe uyu munsi nagira ngo abatabizi wenda babimenye, hari umuntu pa accident waza ari wenda nk'ubwa mbere kuri uyu murongo, amenye ngo ngewe nabaye ngiye ahirengeye icyitwa idini. Ubwo bivuze ngo no muri Kiliziya ntago nyirimo, ariko ubwo wenda ni imvugo yanjye, ariko
ntibivuze ko hari niba ntari muri Kiliziya Gatolika ntabwo bivuze yuko hari irindi dini nagiyemo, hoya, ariko ndi umukristo, nemera Yezu Kristo nk'uko rya jambo rivuga abana b'Imana bari bo ngo icyakora bamwemeye bose bakamwizera yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ndabihamya rero n'umutima wanjye. Icyo nagira ngo rero nagira ngo mbwira abantu yuko nkanjye wafashe icyemezo, nafashe pause ariko buri njyewe mbona bimfitiye umumaro kubera yuko hari ukuntu abakristo benshi batozwa inzira y'ukwemera ari bato kuva bavutse, bagatozwa inzira y'ukwemera bagakurira rero muri uwo murongo basunikwa batarigeze bagira amahirwe yo gutekereza, yo gufata agapoze ngo batekereze ku byo bizera, ku byo bemera. Ibyo rero bigatuma abantu bagenda mu kigare. Njyewe rero naravuze ngo no, ngomba gufata pause nkabanza nkareba iyo mva, nkamenya, kuko bavuga ngo utamenya iyava ntamenya n'iyajya. Njyewe ako gapoze naragafashe kugira ngo mbanze menye iyo mva, hanyuma nk'uko bakunda kuvuga ngo ntawihuta nk'uwayobye, hatoya ntazibwira yuko ndi kugenda neza kandi bishoboka ko naba narayobye. Mba rero mfasha agapoze, ni muri urwo rwego nabaye mfasha agapoze, mba ngiye hanze ya buri dini iryo ari ryo ryose, byumvikane neza. Hari abantu bajya bantera bavuga ngo niba waragiye ngo aha n'aha ngo wagiye neza. Ntaho nagiye my dears. Ndahari nafasha agapoze gusa, kandi iyo ugiye ahirengeye ubona ibintu byose neza kuruta wa wundi uri muri cercle. Ubwo rero ni muri urwo rwego nashakaga kubaza, ese iyo sinode kugendera hamwe nabari muri Kiliziya cyangwa nabari hanze yayo? Nico nagira ngo mbaze, kuko urumva nanjye ngewe sindi nabaye mfasha agapoze njya inyuma, njya hirengeye. Iyo sinode nanjye irandeba cyangwa irareba abari imbere gusa? Murakoze. Nibyo, umuryango w'Imana Kiliziya mu rwego rw'isi yowe na nyir'ubutungane Papa Francisco watangiye urugendo rwo kugendera hamwe, sinode sur la synodalité, rukaba ruri kugana ku musozo. Sinode rero nk'uko mubizi bivuye ku kigereki sun hodos, bikavuga nyine kugendera hamwe, gusangira inzira. Kiliziya yafashe uwo mwanya kugira ngo mu mibereho y'ubuzima bwa gikristo, mu mibereho y'abakristo, bumve neza ko kuba umukristo ari ukugendana n'abandi, kuko kuba umukristo si ukugendera ku bitekerezo byawe, no kugendera ni ukujyana na Kristo, ukagenda nka Kristo, ukagenza nka Kristo. Hari uburyo rero kuva Kiliziya yashingwa niko Kristo yayishatse. Ni mpamvu yifuje ko bose baba umwe, yifuza ko intama zose ziba mu mukumbi umwe, niko yabishatse. Ntabwo sinode mu by'ukuri nubwo ishaka gutekerezwa yashatswe gutekerezwa muri ubu buryo, ntabwo ari agashya, nibwo buzima bwa Kiliziya. Kiliziya itagenda hamwe iba yajagaraye. Nibyo Yesu yavuze ati utari kumwe natwe ubwo araturwanya. Nguko ubwo rero abemera Kristo twe tuba twumva ko abemera Kristo turi kumwe, ariko mu buryo bwihariye ni Kiliziya Gatolika. Ariko ibyo Kiliziya Gatolika ikora ntabwo ikora iheza, ngo ibyiza ibyiharire, ibyiza bishaka ko bisangirwa n'abandi. Ko n'ubundi Kiliziya Gatolika hirya yo kuba nk'itorero rifite imbibi kubera rigenda mu buryo ubu n'ubu, dufata ko dufite iryo bendera ry'urukundo rwa Kristo tugomba gusangiza abandi no bakaruyoboka. Hari rero abakristo koko b'abakristo Gatolika babatijwe, buriya nawe urimo, uretse kuri muri break nyine, ariko nayo izarangira. Abakristo babatijwe abo nibo bari muri urwo rugendo bwa mbere, ariko bakabigirira abakristo bose kugira ngo bumve ko intego cyangwa se ubuzima bw'umukristo ari kugendana n'abandi. Iyo sinode rero
yarateguwe ndetse ibitekerezo biratangwa, abantu baraganira mu nzego zitandukanye. Abepiskopi bajya i Roma umwaka ushize, barongera n'uyu mwaka baritegura gusoza, ariko akaba atari abepiskopi gusa, na abakristu bose. Gatolika birumvikana kuko aribo papa yishikiraho, bakagiramo uruhare. Sinode rero bikavuga icyo Kiliziya ishaka kugarukaho cyane cyane ni ukugira ngo abantu bitoze kugendera hamwe. Mu kwitoza kugendera hamwe rero, mbere na mbere ni ukwitoza guhura, rencontre, guhura n'undi. Buriya hari ukuntu tubana tukabana nk'ikivunge cyangwa abantu bari mu isoko aho buri wese ari mu bye. Guhura n'undi ni uguhura nawe ukamwakira uko ari, aho kumwakira uko mwifuza, ukamwubahira ko yarimwe mu ishusho ry'Imana kandi ko hari icyo ashoboye, ashobojwe n'Imana. Ntushake kumwumva uko ushaka ko avuga, ahubwo ukamwumva uko avuga nyine. Guhura rero, rencontre. Hanyuma écoute, kumva noneho umuntu. Kumva umuntu mbere na mbere ni ukumva Roho Mutagatifu icyo atubwira, kuko buriya kenshi turumvirana iyo tuganira cyangwa tukumva ibyumviro byacu, kuko tutumva umuntu tubwirijwe na Roho Mutagatifu. Niko rero papa yakomeje kubigarukaho, écouter d'abord l'Esprit Saint, kumva mbere na mbere Roho Mutagatifu, hanyuma akaguha kubasha kumva umuntu ko Imana imuzi kandi mukunda. Ubwo rero iyo wumva umuntu ko Imana imuzi kandi mukunda, uramwubaha rwose. Hanyuma réflexion, ubwo ni ukuzirikana. Ubuzima ntibugomba kutugwirira, ntibugomba kutugwa hejuru. N'ibibazo biri kuri iyi si tugomba kumenya kubibonera ibisubizo. Hari ibibazo byinshi biriho mu mihanda, umugani w'urubyiruko rwibugana n'abajama b'iki gihe. Hari biri ku mihanda nibyo, ariko burya umuntu agomba kubasa kwicara imbere y'ikibazo, ese kirangwa hejuru birangire bityo cyangwa ndatekereza. Abantu benshi ntibagitekereza, ariko tugomba gutekereza tugashaka ibisubizo cyangwa twakwifata imbere y'ikibazo iki n'iki. Ni byiza nawe waratekereje utereka mbe mfashe ka break, ariko kubera ko wafashe break hari ibintu, ubwo ibiryo Nyagasani yagomba kuguhera mu rwuri, ubwo nyine uri kwicwa n'umudari. Gira vuba rero ugaruke, ahubwo ugira ugaruke, kuko Kiliziya ni Kristo wayishatse, kandi nk'uko yagutunze kugeza iki gihe, niho wayishatse, ayigena n'uburyo ayikoresha kugira ngo itunge abana bayo, akoresha amasakaramentu, ku buryo amizero ndayafite ko nawe uzabyumva, kandi ndagusabira. Ubwo rero sinode ni uko nguko ikorwa. Imbuto za sinode ni uko haza kuzamo ubumwe bw'abakristu, ubwo ni communion, ubumwe bw'abakristu, nk'uko Yesu yavuze ati bose babumwe. Ntabwo twakwifuza rero kuba hari abari mu rugendo, abandi bari muri break bagiye hirya. Nubwo wavuga uti ndeba neza kurusha mbere, burya amaso turebesha iby'Imana yagombye no guturuka ku Mana. Roho Mutagatifu akatwereka, kandi si ngombwa kusohoka kugira ngo umenye iby'Imana, kuko niwe ukwiyerekera ibikwiye. Ubwo rero ubwo bumwe bw'abemera, communion, kumva ko duhujwe n'iyo Mana twemera, kuko idutungira ubuzima, ikadutungisha ijambo ryayo, ikadutungisha Ukaristiya, ikadutungisha amasakaramentu, n'izindi nzira zose inyuramo kugira ngo ubwo bumwe bwacu bukomere. Hanyuma uretse communion hari participation, buri wese akagira uruhare. Nacyo kiri mu musaruro sinode igomba kugeraho. Participation rero ni ukuvuga ngo buri wese agira uruhare. Cyane cyane hari abantu bakunze gutekereza ko Kiliziya ari ya papa, abepiskopi n'abapadiri, wenda na bamwe mu bihaye Imana, bakumva bo bitabareba. Ugasanga yibayemo nk'uko tujya muri supermarket, yakenera ibyo ashaka akayimenya, akayiyoboka, yarangiza kubona ibyo ashaka akigendera, cyangwa ukagira ngo Kiliziya yabaye ATM. Relationship ATM, ubwo umuntu yakeneye amafaranga ajya kuyafata, ariko ayafite ku ikarita, iyo nta nubwo amenya ko ATM ibaho. Ubwo rero iyo mibanire siyo, ahubwo buri wese mu bakristo yakagombye kugira uruhare,
cyane cyane akunda guhezwa, papa akunda gutinda cyane cyane ku bagore, ndetse n'andi matsinda akunda guhezwa, tukagira ngo nta gitekerezo yatanga, ariko ngo ugire iryahannye inyoni, burya buri wese yagize uruhare hari ikigerwaho. Ngatekereza ko nawe uzumva uruhare rwawe, nubwo batahita bakumva nkuko wenda byabaye, ariko ukumva ko uruhare rwawe rukenewe kugira ngo kiliziya igendere hamwe. Hanyuma urundi rubuto ruzaranga sinode ni mission, ubutumwa. Rwose ni ngombwa ko buri mukristo wabatijwe yumva ko kuva yakira Roho Mutagatifu yahawe ubutumwa. Roho Mutagatifu twahawe aratwohereza, ntago tugomba kuba nk'ibimata ngo tuba abakristo bibera iwacu ubutumwa bukorwe n'abapadiri n'abihaye Imana, twe tutajya mu butumwa. Birumvikana ko ubwo butumwa umuntu arabuhabwa, ariko byibuze akamenya ko Roho Mutagatifu yahawe ari imbaraga zihagije. Mu bituma rero sinode ishobora kudindira, tuvuge nk'iyo tuvuze ngo gutekereza rege bigora mu nzira ya ndiyo Bwana, imeze nk'ingoma y'abidishi, aho abakuru bavuga ndiyo Bwana yego mwidishi, mbese umuntu ntashobore gutanga igitekerezo bwite. Ubwo rero dukeneye urubuga rwo gutanga ibitekerezo bwite, ubwo dutekereza ibintu kandi tukabyubahirwa. Ngatekereza ko nawe ari mu rwo rwego kubahirwa uko utekereza, bipfa kutazamo impaka za ngo turwane. Kubahira umuntu uko atekereza ibinyuranye n'ibyo ntekereza, kuko ukuri kuzuye gusendereye kuba mu Mana. Naho abantu tuba ducishiriza nka za mpumyi zagiye kureba ngo inzovu, ngo impumyi zagiye kureba inzovu, nawe urabyumva nyine ni impumyi, zijyayo zigarutse, ziza gutanga ripoti z'uko zabonye inzovu. Imwe iti nabonye ikiyoka, ubwo yari yakoze ku mugobora wayo. Indi iti nabonye inkwi, ubwo yari yakoze ku mahembe y'inzovu. Indi iti nabonye igikuta. Indi mpumyi iti nabonye igitsinsi cy'igiti, ubwo yari yakoze ku bitimba by'inzovu. Uburyo rwose hari n'yaje uvuga ngo ni ibintu by'ibibabi binini, ubwo nta matwi yari yakozeho. Baza bafite uduce tw'ukuri, ukuri ko kusendereye kuba mu Mana, bityo ukinguriye Imana niwe winjira muri uko kuri, naho ukuri kw'abantu guhora gufite uko gukendereye. Ubwo rero nari mvuze kubahira umuntu ibitekerezo bye, bityo abantu bakava muri ndiyo Bwana cyangwa muri yego mwidishi, ahubwo bagatanga ibitekerezo bidukuza, bitujyana imbere. Kandi umuntu ntanavuge ngo turategereza ngo ubwo ibyo abazungu bazavuga, ngo ibyo abandi bazavuga, ahubwo agashobora kuvuga ati iyo ibibazo bihari ndi mu bagomba kubona ibisubizo, agashaka ibisubizo kuko abasha gutekereza. Ikindi nanone mu nyangire yateye, ivangura ryateye, cyane cyane amateka twanyuzemo, burya akeneye ko duhura ya rencontre navuze, ntiturebane mu ndorerwamo z'amoko, indorerwamo za gender, iyi nge ndi umugore, nge ndi umugabo, nge narize wowe ntiwize, nge ndi umukiri uri umukene, ndi umukigura umunyanduga. Utwo tuntu twose abantu birirwamo, tugira indorerwamo zidindiza abantu. Ubwo rero utwo natwo dushobora kutudindiza. Ikindi nanone kumva abandi, navuze ko kumva by'ukuri ari ukumva Roho Mutagatifu, ariko benshi rwose ariyumva, ahasigaye akaba ingumba y'amatwi ku bashaka kumubwira igitandukanye n'icyo yiyumva. Ibyo rero si ukumva. Kumva by'ukuri yumvira Roho Mutagatifu aranagufasha kugira ngo wumve mugenzi wawe uko Imana yamuremye kandi mukunda. Ubwo rero iyo umuntu arebye nabi, dufite inzitizi tugomba gukomeza gukoraho, nubwo sinode izaba yarangiye igafata n'imyanzuro. Twakagombye gukomeza kuzirikana ko kuba twarabatijwe twagenewe kugendera hamwe mu byishimo n'umunezero bitangwa n'Imana. murakoze turasobanukiwe cyane, ariko hari akandi kabazo ngifite. Maze iminsi mbona icyo bita Interreligious Council mu rwego rw'isi. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze interreligious urumva ko ari amadini ku isi. Uriya hari amadini cyangwa se ni religion nyine, sinzi ukuntu nyine nabivuga. Ego hari amadini makuru agiye ari mu tundi tudini, niko navuga. Rero hari Christianisme,
ubwo nyine njye n'ibyo nzi kandi nyine mba nzi bike ariko ibyo nzi nyine ndabivuga kugira ngo nereke umuntu ibyo nzi n'intege nke zanjye zibone hanyuma abashe gukombora rovide yabihari. Noneho njye nzi ko nyine hariho christianisme, hakabaho islamu, hakabaho hinduisme, hakabaho ababudiste na judaisme, reka wenda mwerekeye aho. Noneho rero njyewe cyangwa hari n'abandi babitekereza gutyo, iyo mbona inama nyinshi arizo zitwa nyine interreligious council zihuje ayo madini yose, abahindu, abaisilamu, abakristo muri rusange, muri bwa branche bwose, abaporoso, abadive, bose n'amacaci zanyuranye. Njya mbona muri izo dialogue baba bahuye bose kandi bafite iyo ntego ivuga ngo tugendere hamwe. Njya mbibona ndabikurikira cyane. Rero iyo bari kuvuga iyo ntego ngo tugendere hamwe, mbona bavuga yuko ngo twimure ibidutanya hanyuma twimike ibiduhuza. Aho hantu rero mpagirira impungenge, nkahita numva nyine nkanuye amaso cyane. Nta abantu ntabwo bashaka kutuyobya ko nzi yuko niba bavuga ngo tugendere hamwe kandi abangaba ikintandukanya nabo akaba ari Yezu Kristo namenye, kumwemera no kumwizera. None ko numva bavuga ngo twimure ibidutanya twimike ibiduhuza, kwisonga ry'ibintandukanya n'iyo myizerere yindi, yaba ari imyizerere gakondo, yaba ari abayisilamu, nzi yuko nzi icyo mpamya cyo njyewe nkanjye nk'umukristo. Nubwo nawe mfashaga pose, ntabwo byambuje kwemera ko Yezu Kristo ari we mucunguzi wanjye, ari umwana w'Imana wapfuye akazuka kugira ngo ampe ubugingo. Urumva ndi umukristo, ndi muri christianisme. Ntabwo ujya uririmba ati ndi umukristo ndo wa Yezu nguko nyine. Noneho rero ibyo nagira ngo nabyo mbishyireho umucyo gatoya. Noneho aho ngiye ngira impungenge kandi zifite ishingiro uko mbyumva. Umuntu ukubwira ngo twimure ibidutanya twimike ibiduhuza, nkaba nzi ko ikintu kintandukanyije n'abasigaye bose tutari kugenda muri Kristo, kuko Yezu Kristo ni umwana w'Imana kandi niwe nzira, ukuri, ubugingo. Ntawe ujya kwa data atamujyanye. Ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, ni umwana w'Imana Yezu Kristo. Udafite uwo mwana nta bugingo afite. Noneho njyewe nkahita nigirira impungenge, nkavuga none se ko ndebe iri koraniro ryahuriyemo abemera Yezu Kristo, abatamwemera, abafite imyizerere ya gakondo inyuranye, abayahudi, abahindu, abasenga ibiki byo ibitunguru, mbese imana z'abahinde ibiki. Urumva nkavuga ngo ko twese ndeba twahuriye hamwe mu cyo bise interreligious council, ni ko twemeranijwe ko tugiye kwimura ibidutanya. Kandi icyantandukanyaga n'ariya mahanga yandi yose asigaye nuko njyewe nemera Yezu Kristo ko ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Ibyo ngibyo ninkomeza kubivuga nkabishingaho hagati, byanga bikunda intambara zizavuka hagati yanjye nabo. None se ugayo mahoro azaba kibonetse? Noneho nangiza nkavuga ngo ni iki cyambuza kuvuga Yezu Kristo no kumuhamya, ngo ndetse mushyire n'abariya bataramumenya, nk'uko yadusigiye ubutumwa avuga ngo nimugende mu mahanga yose, mubahindure abantu mu mahanga yose, mubahindurire kuba bigishwa banjye. Kandi adusezeranya ko ari kumwe natwe, azabana natwe kugeza igihe isi zashirira. Rero nkumva ko dufite inshingano iremereye, aho kugira ngo dusinye amasezerano n'abariya basigaye bose batazi Yezu Kristo, ko ntawe nzahungabanya imyizerere ye ngo nuko duhuriye twese ku Mana, ariko urukundo ntawe umenya Imana ngo atabihawe na mwana, n'uwo mwana yashatse kubihishurira. None abo bantu bavuga ko bazi Imana bavuga ngo tugendere hamwe dushaka amahoro n'urukundo, birashoboka ko urwo rukundo rwaba ari rwa rukundo Yezu yavuze? Icyo ngirizo mpungenge, nkahita numva ngomba gucana ku maso, nkumva ngomba kuba vigilante ku rwego rurenze, nkavuga ngo aba bantu ntabwo kandi nawe babura kutabitekereza. Twimura ibidutanya
twimika ibiduhuza kandi icyantandukanyaga n'andi mahanga yose ariya yose ntongeye gusubiramo nuko mfite Yezu Kristo kandi nizera ko ari we nzira ukuri n'ubugingo ningenda kandi nkaba mfite n'inshingano yo kujya kubigisha kugira ngo mbahindure kuko Yezu Kristo niwe tuba turi kumwe ngiyewe nza muri ubwo butumwa nyine ntago ari njye uhindura hatagira ubyumva nabi ariko Yezu Kristo we aravuga ngo genda ndakohereje ariko nzajyana nawe niwe rero uhindura ariko nyine none nkibaza izo mpungenge zanjye zaba zifite ishingiro ryo kwibaza ngo umuntu umbwira ngo nimure ibyantandukanyaga n'abasigaye bose kugira ngo tugendere hamwe kugira ngo isi ibone amahoro aho ntago naba ngiye kwibumbira hamwe n'abari abantu tugashaka ya mahoro isi itanga ariko tudashatse ya mahoro yuzuye atangwa na Yezu Kristo nizo mpungenge murakoze nibyo umuntu yagira impungenge ariko njye ntazo mfite kubera ko mu by'ukuri wishinze ibitandukanya abantu n'umugabo n'umugore bafite ibibatandukanye ku rwego rwo ari rwose wasanga abantu bafite batandukanye kugira ngo abantu babane rero ni uko bashyira imbaraga mu byo basangiye amadini rero atandukanye asangiye Imana uretse ko hari amadini adasenga Imana byo birazwi amadini usanga ari spiritualite kurusha uko ibidini mu by'ukuri byagombye kuzamura abantu ku Mana nabyo bibaho ariko niyo abantu bahuriye ku Mana ni gute barwana bagateza umudugararo muri iyi si hakariba intambara zingiye ku myemerere ni gute twavuga tuti ubwo twemera Imana tumenye ko dufite ubuvandimwe n'ubwo buri kure kuko twemera Imana twese none ubwo buvandimwe dufite bwo twemera Imana n'ubwo buri kure butume twubahana buri wese yubahe undi niba ugiye no kumwigisha yego umwigisha utegereze ko akumva ariko utamurasa ngo nuko mudahuje ubwo rero nkeka ko igikomeye ni ukugira ngo abantu bumve ko hari icyo bahuje icyo kibahuje gitume twirinda amacakubiri n'intambara yabishingiye ku madini cyane cyane hagati aho no mu bakristo bwaho hari inama bahuriraho christianisme kuko ni religion andi ni amatorero hari idini n'amatorero yose nayo afite uko ahura kuko duhujwe na Kristo noneho wenda bamwe ntitumwemera kimwe hari ukuntu bamwe bamwemera ukagira ngo barakibera mu kiyahudi ntibaramenya ko yazutse ariko turamuvuga ubwo rero tumuhuriyeho nabyo tureke kubaho tuyobya abantu cyangwa se turwana ahubwo ikiza tumukuyeho tugisangire bityo kwemera Kristo bitatubera ikimwaro ahubwo bitubera ishema kuko icyo duhuriyeho ari cyo twashize imbere ntabwo rero kugira ngo bibe idini rimwe ntabwo aricyo kigamijwe interreligious council ntabwo kugira idini rimwe ahubwo ni ukugira ngo abantu mu myemerere yabo boroherane kandi kiza bashoboye gusangira icyo bahuriyeho kibafashe gufasha isi kujya mbere aho kuba isoko yo kudindira ku isi kubera izi ntambara zishingiye ku madini zeze muri iki gihe none se ubwo nta bantu bazabyumva nabi bakavuga bati urugero Yezu Kristo ni wo muzi w'intambara kandi ariko Yezu yaranabivuze uzi ko nibutse ko yasize avuze ngo ntago yaje gutera amahoro ku isi nk'uko abantu babitekerezaga ngo ahubwo yazanye ngo inkota ngo yaje gutandukanya aho yageze nyine hahita haba kwivangura nibyo none niba Yezu Kristo yaraje gucana umuriro ku isi uwo muriro ninde wapfa kuwuzimya ahubwo kongira ngo tugomba kuwenyegeza Yezu ntabwo yaje gucana umuriro ngo abantu barasane oya ntago ari muri urwo rwego mbivuga icyo bivuga nuko bisaba ko umuntu agira icyo yishitura yagira icyo yivanaho agira icyo arekura kugira ngo akurikire Kristo kuko ntago wasanga Kristo nk'uri gusanga iyi si ibyo rero kugira ngo ugire icyo wizitura ugire icyo wirekuraho ugire icyo usakrifiya ureke kwikomeraho ureke imishinga yawe ujye mu mushinga wa Yezu byanze bikunze bizagutandukanya n'ababyumva ukunde abavandimwe aho gutandukana ntabwo bivuga kurwana oya ubundi ariko umuntu wamenye Yezu kutavugisha rumwe byica umutumirano umuntu wamenye Yezu Kristo ntago abeshya ntiyicana
ntatukana. Yego. Ubundi iryo niba muvuga ko mwamumenye, kuki watukana, kuki wabeshya, kuki wasambana, kuki wakwiba? Rero Yezu Kristo twamenye agomba no kugaragarira koko mu bikorwa. Rero Yezu Kristo iyo amaze kukwinjiramo ngo uhinduka icyaremwe gishya, ibya kera ngo biba bishize. Niba rero abantu barangwaga no gutukana n'ubwicanyi n'ububeshyi ibyo byose uwamenye Yezu Kristo by'ukuri, ese ibyo byabaho? Ariko buriya rero iyo yamaze kumumenya, Yego. iyo yamaze kumumenya Yezu, wibuka amagambo yavuze ngo niba ushaka kunkurikira ngo ubanze wiyange, ngo ufate umusaraba wawe unkurikire. Kandi arangije aravuga ngo ab'isi bazabanga. Iryo rwose ntabwo yabiduhishe. Yaravuze ati nimunkurikira mumaramaje, kuko guhitamo ari ukuzinukwa, ab'isi bazabanga. Nibabanga rero ntibizabatera impungenge, kuko ninjye babanje kwanga. Iyo tubigenzuye neza n'abahanuzi nuko byabagendekeye. Noneho n'intumwa za Yezu Kristo nyuma yuko asubiye mu ijuru zaranzwe pe, zishwe urw'agashinyaguro, kugira ngo uwapfurwa ikirago hari ni Yohana wanditse ibyahishuwe. Nabwo kandi babanje kugerageza kumubabaza, nawe yari mu buhungiro. urumva inzira niyo ngiyo. Gukurikira Kristo byanyabyo ni inzira y'umusaraba, irimo na kwangwa no gutukwa no gutotezwa. Ariko Yezu akatubwira ati muhumure, nibabanga mumenye ko ari nge babanje kubikorera mbere. Kandi aratubwira ngo nta mwigishwa uzaruta umwigisha, n'umugaragu uzaruta shebuja. None nkibaza ngo Yezu Kristo niba dushaka kugendera hamwe ngo turandure izo nzangano, Yezu ntabwo yasize avuze ko bazatwanga, subwo ubundi bazabura kutwanga duhagaze mu murongo Yezu yavuze. Ese hari umugisha uzaruta umwigisha? Byanga bikunda bazatwanga. Nibyo nagira ngo nivukireho. Yego, nibyo cyane. Ntabwo umuntu yavuguruza ijambo Yezu Kristo ubwe yavuze. Ariko ibyerekeranye no kuvuga ngo ni kuki nibi byose biboneka, abantu bagitukana, bakiba, bakigira bati bakicana, ntitukarangamira ibitagenda ngo twibageze ko hari ibigenda. Ni nayo mpamvu Yezu Kristo yashatse kugereranya ubwami bw'ijuru n'akabuto ka sinapisi, akagereranya ubwami bw'ijuru n'imbuto iri mu murima umuntu ntahinga ikagenda ikuraho atabizi. Ku buryo rwose hari ibyatufasha ni ukurangamira ibigenda. Kuba hari abanyabyaha turi mu rugendo, nibyo, ahubwo tugomba nabyo gushaka uburyo twabikosora. Ariko ntitwihebe ngo ntibyahise byikora, kubera ko turi mu rugendo. Turi mu rugendo rugana mu ijuru, kandi urwo rugendo ni ukwisukura guhoraho kuzageza ku munsi wa nyuma. None uko kwisukura ni Imana iyobora. Gukora urugendo twisukura bihoraho. Noneho rero niyo mpamvu rero tugomba kugira ukwihangana. Iyo tubonye ko hari abantu basa n'abatari kubyumva, tukabihanganira, ntitubi mu rukundo rwa Kristo, kandi tukazirikana ko Kristo mu gupfa kwe atapfiriye igice, yapfiriye bose. Arashaka ko bose ahubwo bamenye iyo neza yabagiriye. Natwe rero nubwo tuba tuvuga ngo tugiye ngo gufasha guhindura abantu, mu by'ukuri ni ukubashyira ineza ikomoka ku musaraba, kubashyira rwa rukundo rukomoka ku musaraba. Hari abahita barwakira, abatinda kurwakira, hari uzihe bugire ngo byararangiye, ariko ngo na cya gisambo cyari ku musaraba kuri finali cyahise kijya mu ijuru. Ku buryo rero kugira ukwihangana, niyo wahura n'ibigutsitaza cyane bikomeye, bamwe ugira ngo ndetse ngo n'abantu b'Imana ngo ubwabo ngo baratanye, birashoboka ko nabo bahatana, ariko ntibikaguca intege, kuko Kiliziya yobowe na Roho Mutagatifu, kandi kuri ritime ye, ku njyana ye, byashobora kuba twe turambirwa vuba, ariko ukwihangana kuri mu bimenyetso by'urukundo. Rero ndabashimiye twaganira byinshi, ariko nkurikije umwanya twamaranye
tuganira ku rukundo rw'Imana, twitegereza ibyo yaremye, turirimba, dore ko turi n'abahanzi, ko nyine ngewe ndi muto cyane, ariko Imana ikuri mituma tuba ubigihangange. Yego, ariko nanone ugereranyije buriya igereranya no mu bantu ntago waribuza gukorwa. Ibyo mvuze niko kuri, ndatera gatambwe mu buhanzi, kandi nzi yuko imbere ari heza. Abantu bafite impungenge z'uko naba nararetse gusingiza Imana, ntago nabireka, nibwo buzima. Ngira ngo rero ahanini niyo sano dufitanye yuko gusingiza Imana, niyo yakomeje kudukurura hagati yacu twembi. Rwa rukundo koko rurisanzura mu gihe hari benshi batabashije kubona icyo kiraro kibasha guhuza abadafite imyumvire imwe. Ubwo rero ni ukuri nanezerewe kandi nshimye ikiganiro tugiranye. Nashimye kandi n'ibyo twagiranye na kare inyuma ya kamera. Nababwiraga ko akangaka ari akantu k'umusogongero kuri byinshi twagiye tuganira, kugira ngo mwebwe mwese bakristu mwese dufatire urugero kuri uyu mubyeyi rwo kwakira uje kugana wese, hanyuma ukamusanganiza urukundo nirwo gukuruza umuntu ineza. Ni ikintu cy'ingenzi Yezu Kristo yakoze, kuko Yezu Kristo bahoraga bamushinja ko ngo asangira n'abanyabyaha, ibirego ari ibirego. Ibyo rero ni ubufarisayo cyangwa se ubufarizayi. Ariko umukristo nyawe akuruza abo yita ko bari mu nzira itari y'ukuri, cyangwa se babandi bakeneye koko Kristo mbere na mbere abakuruza ineza. Kandi Paulo nawe yarabivuze igihe yavugaga ngo mu Bayuda mbo muyuda, mu bagiriki nkabo mugiriki. Ibyo byose nta kindi ari kugira ngo arebe ko hari abo yaroba muri bo. Bivuze rero guhura n'umuntu mugasabana, niyo nzira yo gukiza roho z'abanyabyaha b'isi. Rero tuyigenderemo. Padiri ndamushimiye by'umwihariko, kandi ndasaba n'ukuri mbikuye ku mutima ngo n'abandi mumwigireho, nanjye ndi kumwigiraho. Kandi ibyo ndi kwiga, ibyo mwigiraho nzi ko yabyigiye kuri Kristo. Rero urwo rugero rw'umushumba mwiza agerageza kurugendamo, nubwo atabyishimiye gukomeza kubivuga, ariko inama natanga kwari ukugira ngo mbereke ko hashobora kubaho unité dans la diversité. Ishoboka ubumwe mu budasa, birashoboka. Kuko uvuga wese ko azi Kristo agomba kugaragaza imbuto z'urukundo rwa Kristo. Nuko rero murakoze, ndabashimira. Murakoze cyane, kandi nanjye nkwifurije gufungura umutima w'umutagatifu ngo akwereke igikwiye, utitaye ku by'abantu bakuvuze cyangwa uko bakwitwayeho, utitaye intege nke zacu, ahubwo uzirikane ko urukundo rw'Imana ruruta byose. Bityo uticwa n'umudari ngo cyangwa ngo urware bwaki kubera ko utagihabwa amasakaramentu. Ubu rwose Roho Mutagatifu akumurikire, maze icyo kiruhuko kizarangire vuba, ukomeze uba umwana uri mu rugendo hamwe n'abandi, udategereje kumvira ibyiza by'Imana mu madirisha, kandi baragushyiriyeho tapi ruje. Nuko rero hari akantu ariko nagenda nanone ntavuze. Hari ikintu nkunda igihe nubakiyeho imyizerere yanjye. Icyambere ni iki ngiki, ni ngo abayoborwa wenda icyambere ikindi cya kabiri. Icyambere Yesu yabwiye Abayahudi bari bamaze kumwizera no kumwemera, arababwira ngo muzaba abigishwa banjye nyakuri. Ni muri Yohani umutwe wa 8 umurongo wa 31 kugeza ku 32. Ngo nuko Yesu abwira Abayuda bari bamaze kumwizera, arababwira ngo muzaba abigishwa banjye nyakuri. Abigishwa banjye nyakuri nimuguma mu ijambo ryanjye. Rwose ngo
nibwo muzamenya ukuri, hanyuma ukuri kukabaha kwigenga Nibyo cyangwa se rwose. kukababata. Ukuri rero kuri mu ijambo ry'Imana. Ibyo bintu biramfasha niho nshingiye ukwemera kwanjye. Hanyuma kandi ngo abayoborwa na Roho w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ngaho aho nshingiye. Nibyo rwose humura, nta ukuvuguruza mu by'ukuri, nta ukuvuguruza. Icy'ingenzi ni ukumenya gusa ko Kristo yizeye abantu, ntiyabanza kubahindura abamarayika, arabizera, bari bafatanya nabo, yashobora no kubyikorera muri kuba ari abantu rero n'intege nke zabo, nawe bigusaba kwihangana, kuko ibi byiza n'ibi byose tuvuga n'iryo jambo ry'Imana tuvuga turikesha ko ryanyuze ku bantu, ryanyuze ku bantu batandukanye, ariko icy'ingenzi nibyo tumenye jambo, tumenye, tutamenye ijambo gusa, ahubwo tumenye jambo wigize umuntu, uko Bikira Mariya ikibo yavuze ati ndi nyina wa jambo, duhure nawe tumukundire, adukunde, atwereke urukundo rw'ijuru, adusabanye n'ijuru, adusabanye n'abavandimwe, bityo n'ibikubano byo muri iyi si bireke kutugusha, ahubwo dukomeze guhagarara bwuma, kuko turagiwe n'umushumba mwiza. Urakoze cyane. Rero ndabashimiye, ikiganiro cyacu tugicumbikiye aha. Ni ukuri mba mfite amatsiko menshi, ngiye mgira amatsiko menshi kandi sinyahisha. Ababinyangira ntago mba bureyiminga, niko navuga, ntago ababinyangira ko mbaza hari nkaba narenga n'umurongo, munyihanganire, ariko mba ngamije kumenya ibyo ntarinzi, kandi nkagerageza kubibaza abo nizeye yuko baba bafite icyo bazi ku byo nibaza. Yego. Aha rero ndatekereza ko nageze ahantu nyaho, kandi umwanya nahamaze wabaye w'igiciro gikomeye. Niyo mpamvu namwe nagira ngo mbere ku rugero rwiza. Ubwo rero oya, turebe Yesu, turangamire Kristo. Turangamire Kristo. Ariko imbuto za Kristo zigaragarira ubuvandimwe bwacu. Murakoze rero, amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Padiri, ndabashimiye. Urakoze cyane. Ndabashimiye n'ukuri. Urakoze.